Akazi k'umunsi biranze na Paul aranyirukanye. Ndikise ngutuma umukobwa ufite nyasho nzanira umukobwa wagira ngo umukobwa se none yari hehe ko namubonye rura ruzingo ninde wari kurujya hejuru none washaka amafaranga y'ibihumbi 3 ndabishaka mani ntamburage mfitanye nawe mani nasanze abeza bagiye se kubera wanyishije mbere kandi uzi ko haye sinamukuzaniye zena ngutuye umukobwa ufite nyashi uriya n'umukobwa wari icyambere nakuzaniye utagira ngo nuko wazingamye gutyo urambona guteze amafaranga yanjye cyane agura yampera akubundi anga mani nta mikino mfitanye nawe none je ndaramukore ibintu ushaka nibi Wanyirukanye ku kazi none izi mbwa zo zabonye ko kurwana. Nasura abagabo ngana kandi njya kubakiza sha. Urama amafaranga mwabuze akazi ko ibintu mwakuko. Mbega imewazi iminsi we ari uyu munsi nge nazo ibaza imbeba matera impapuro iki ibaza imbeba igirindazi nako kanje sha uyu munsi nge nazo kanzitege Akazi k'uyu munsi reka ryambuye. Akazi mu bitwe akazi banyirukane sha. Inzara yose inzara mfite irajya gukunda. Kumva mu nda akagera arimo maki. Bitego. Ese ni inzara. Mugati. Agapoze byose koko. Yego. Agapoze byose. noneho imbeba kashobotse kabisa avuga ibiriya bro imbeba zari zimereye nabi kuva kwa mbere ku cyumweru Imbeba? Tinga imbeba ingana nene itwite ibaza imbeba nari njyanye mu bitu mugeri ngo muri salo bro noneho ko uyu munsi kashobotse hamwe yiteze umukati ariko sha futani kuvute Wanayiteze musaka imbwa kashobotse